ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wa TV kamwe na radio televiziyo n'uru ya Mashariki mukomeze mugire impagarike n'ubugingo turi mu makuru yacu y'ikinyarwanda yo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2024 ku mugoroba. Bwana Sentama uraho? Muraho neza mushakamba. Yego nanjye ndaho ndakomeye. Yego. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nari mbivuze tugiye kugaruka ku ngingo 3 z'ingenzi zikurikira aho mu mujyi wa Goma abapolisi biciye mu gipolisi ariko urumva bafatanije n'abagenzi babo bawazarendo n'abandi batangiye guhiga bukwara bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko ngo bashyigikiye cyangwa se banahisha M23 aho batangiye gusenyerwa amaduka ndetse no gufatwa mu nzira bisa n'umukwabo wo guhiga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ibintu bigaragaza ko noneho Kongo yeruye guhiga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku mugaragaro. Si ibyo gusa kandi turi buze kugaruka ku mugabo witwa Jean Pierre Lacroix akaba ari umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Jean Pierre Lacroix yashishikarije MONUSCO yongera kuyibutsa nayisaba ko igomba gufatanya na FARDC ndetse na SADC kurwana urumva ubwo no kurwanya M23 birumvikana. Ikindi kandi turibuze kugaruka ku byagaragajwe na Angola aho yaganiriye na perezida w'u Rwanda ndetse yohereza intumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama ngira ngo ingingo z'ingenzi nizo nubwo zibanzirizwa n'intabaza ndetse n'agahuma munwa kari kubera mu mujyi wa Goma ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari kwicirwa batoterezwa bakorerwa ibibi byose ku butaka bw'iwabo kandi byitwa ngo bari kubikorerwa n'abanyekongo bagenzi babo. Ibyo ni ukuri bwana mushakamba ngira ngo ntabwo ari muri Goma gusa si kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa barimo bazira uko basa ngira ngo n'ejo harabibonye twabihuza tukabihuza n'ibyahoze biba ejo muri Ituri aho abahema bibasiwe basenya amazu yabo ku manywa y'ihangu babasenyera babangaza ku musozi ngira ngo warabibonye bwana mushakamba. Kuba biriya byarabaye rero ni ikigaragaza ko Kongo irimo kubikora hose ntabwo ari hariya honyine ariko ibirimo kubera igoma byo nagahoma munwa guhora umuntu ururimi avuga ntabwo babahiga byonyine ahubwo barimo baratwara n'imitungo yabo. Uku rero gutwara imitungo yabo kubahiga abo babonye bakabica ngira ngo Goma byahinduye isura cyane bajyaga bafata umwe ariko noneho beruye barimo baragenda urugo ku rundi babahiga kugira ngo babafate ubwo icyo baza kubakoza bashobora kubica bashobora kugira batamenya ariko ntabwo byoroshye Goma pe. Birumvikana mu mujyi wa Goma ntibyoroshye nk'uko wari ubivuze bari kujya mu maduka bagasahura bagasenya bakajya mu mazu mu nzira bakabo bahuye nawe. Ibi nanone biragaragaza ko cyangwa birashimangira ko umunyarwanda nubwo hari abari bacyambuka ariko u Rwanda rwagiye ruvuga kenshi ko umutekano wabo utizewe ubwo ku munyarwanda aho biravuga ngo nuza tuzakwica nta kwirirwa tubaza cyangwa tuvuga ibidukora ikindi. Baranabivuga barabyandika iyo urebye ku mbuga zabo nibyo birirwamo nta kindi nibyo birirwamo urumva rero ni akaga gakomeye kandi buriya utaza kugira ngo ni ibintu birebire buriya n'abarundi babirimo FDLR birimo cyane ko buriya mujyi wa Goma buriya waragutse FDLR barubatse bahashoye ibikorwa kubera babaga mu bucuruzi hariya na bamwe wumva basahura nibo baba basahura bagira ngo babone ukuntu babone ibyo bazahungana kuko ngo bibazaga ko n'ubundi bagomba guhigwa bari biteguye guhigwa nk'uko iriya gahunda Kongo itarayihakana yari imeze. Ubwo rero biriya barimo kubikora bagira ngo bangaze abavuga ururimi rw'ikinyarwanda
ni ibintu bihoraho, bamwe barafunzwe, buriya hari ab'abakire bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda babaga hariya bafunzwe, kugira ngo ujye ukurikirana iyo wumvise n'abitwa ba Mwangacucu, uriya wari Kamanzi, abo barafunzwe. Hari n'abandi nzige wabaye hariya, hari nk'umupolisi witwaga Payipayi, ese yari umutware hariya, umupolisi witwa Payipayi, ni mwene Gatambiye, babarire kumuvuga, ariko nawe ngira ngo baramutwaye, bari bamujyanye i Kinshasa bamuhoye ibintu bitumvikana nawe. Yego, rero ni ibintu biriho hariya, byabanje kugenza amaguru make, ariko ubu ngubu byafashe umurego, birakomeye cyane. Sinzi rero abariyo ko baje kubigenza ukuntu bazahikura. ngira ngo impamvu tubivuga no kugira abantu babimenye ko noneho biri kuba ku mugaragaro, bitari kuba mu buryo bwa rwihishwa, ko ari umukwabo wo guhiga urugo ku rundi, ntawe basize, uwo bahuye nawe mu nzira kubatwara ari ukujya kubica, nta kindi bisobanuye. Ariko ikindi abantu bagomba kumenya, ikibiri inyuma nta kindi, nubwo bari kuvuga ngo ni abakorana, abahisha cyangwa abandi bashyigikiye mu ventura, ariko ubundi ukuri nyakuri ni uko hariya iriya Goma ngo barashaka kuyiteguriramo ibitero byo gutera M23, byo gutera u Rwanda. Rero babangamiwe cyane ngo nuko babona abavuga ikinyarwanda bakiri hariya bazajya babwira bagenzi babo, bakabwira mu Rwanda uko ibintu biri gutegurwa, bakabwira M23 uko ibintu biri gutegurwa. Ibyo nibyo bibabangamiye, ariko amakuru ahari ni ukugira ngo bakomeze ibikorwa byabo byo kwitegura kwesitara imbunda n'ibindi bikomeye bifuza kwesitara, kugira bazabone uburyo barasa mu Rwanda. Ariko iyi gahunda yo gusenyera abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, twongere tubibutse ko yatangijwe na generali wa polisi, ndumva niba yitwa ngo Abavani, wabwiye abapolisi ko bagomba guhagurukira umwanzi ukorana M23 wo muri Goma, ko agomba gushyirwa mu isanduku. Iyo mvugo bayumve, ni ugushyirwa mu isanduku ashyingurwa, nta kindi. Wasanga ariyo ya proje batangiye yo kugira ngo bashyingura abantu ngo bishwe na M23 b'abasivile. Ubwo nyine bagiye kuzajya barambikamo abantu bagiye bafata, ubundi bakabica. Ikindi ni uko ibyo byatangijwe no kuba polisi mu mujyi wa Goma iri gutangira igafata igasahura amabutike n'amazu byose by'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubu rero twavuga ngo buri wese akoreshe ijwi rye, yaba kuri social media n'ahandi hashoboka, atabariza abaturage bari mu mujyi wa Goma bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bagaragaza ibiri kuba, bafate video, bafate amafoto, byose bashyire ku karubanda, buri muntu wese uri kuyisa bimenye. Turebe ko wenda hari igitutu cy'imiryango mpuzamahanga cyangwa ikindi gitutu cyatuma bigabanuka, ariko biragoye kuko bameze nk'abasazi. Buriya umuntu ugezaho avuga ngo reka ngende nsenyere kandi nice mugenzi wanjye, ngo nuko avuga ururimi rwenda ntavuga cyangwa afite inkomoko yaha, ni ikigaragaza ko uba wamaze gusara ubutakiri umuntu. Ibyo uvuga ni ukuri, tujye duhuza ibintu. mu kanya twavugaga biriya bibera muri turi, ariko wibuke n'amakuru twatangaje ejo, aho Uburundi bwazanye amakonteneri y'imihoro bukaba buyabitse hariya mu Isake. Ubihuze n'uriya mugambi uri muba, buriya n'ibiriya byatangiye. Iyo ubihuje iriya mihoro rero yaje bashyize hariya ivuye mu Burundi, niyazanywe kugira ngo izice bariya abantu bakoresheje imihoro. Yego, ngira ngo aya makuru ejo twarayatangaje, uracyayibuka? Yego, ndayibuka, n'abakunzi bacu barayibuka kuko barayakurikiye. Reka tuhite tujya kureba uyu mugabo wo muri ONU mu gihe gihari, cyangwa se yaba akiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se hakuye ibirenge, kuko ku munsi w'ejo nibwo yasuye umujyi wa Goma, agera no na Mubambiro, hari icyicaro cy'abasirikare ba MONUSCO. Mubambiro ni hafi cyane na Sake, hose ni mu mujyi wa Goma. Twavuga ko ari mu mujyi wa Goma kuko ni mu birometero bikeya by'umujyi wa Goma. Uyu mugabo Jean de la Croix
ukaba umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye, Jean Pierre Lacroix, nako si Jean de Lacroix, Jean Pierre Lacroix, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga amahoro, ari hariya yahise agira ati mugende mufatanye na MONUSCO. ubu urumva yabwiye abasirikare ba MONUSCO ko bagomba kujya gufatanya na SADC ndetse na FARDC. ubwo ntituvuge FARDC gare FDLR, ubwo ni ukujya gufatanya na FDLR bagahiga bukware M23 ngo mu rwego rwo kugarura amahoro, nubwo ariko babyita, ariko impamvu yabyo irumvikana. ariko se ibi byose twavuga ngo wagira ngo ni oda nanone baba barahawe cyangwa n'inama bagiriwe na Jean de Lacroix kugira ngo bajye kwica, batangire bahige bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. ibi ngibi ni ibintu hari ibintu bigenda kimwe gikurura ikindi, bimeze nka kumwe umuntu yanika imyenda ku mugozi, wakurura umwenda umwe yose igahubangana. Yego, ni ibintu bifitanye isano, urabona ko kandi ni ibintu bifitanye isano, atari ukubona ibyaha hafi hano mu burasirazuba bwa Kongo gusa, biramanuka bikagenda bikagera no mu Burundi. kugira ngo wahoze ukurikira amakuru uko ndibaza ko wayabonye, uko bariya bakomerekeye mu mirwano iheruka kubera i Bweramana. yego, uyu munsi barimo Goma bananiwe kubavura, Kongo bananiwe kubavura kuko nta miti, none bagiye kuvurirwa i Bujumbura mu bitaro bya gisirikare. aba FDLR, aba Wazalendo, aba FARDC, abarundi bose bose bagiye kuvurirwa i Bujumbura mu bitaro bya gisirikare. bivuze ngo rero ni uruhererekane rw'imikoranire irimo hariya. uyu muzungu nawe tubanze twibuke uwo ari we, uyu Jean Pierre Lacroix tubanze tunamwibuke, ngira ngo ni Umufaransa. yego, ni Umufaransa wakuriye mu biganza by'abariya bayoboraga Ubufaransa igihe jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda 94. ubwo ni ba Mitera yabayeho hariya. ni Umufaransa, urumva nta kindi kizima ari gukora kuko ni Umufaransa. yenda Abafaransa bose siko ari babi, ariko uyu ni Umufaransa wa wundi w'umuhezanguni, wa wundi umwe na ba Mitera n'abandi. Urumva rero yageze hariya, nta kindi yari gukora, yagomba gushishikariza MONUSCO gukorana na FARDC kubafasha. ubwo yanabikora FDLR, birumvikana. urumva abagabo iyo bakorana ntabwo babaho. hari umugabo wigeze kubivuga neza ngo FDLR na FARDC n'abariya bose bakorana kimwe. ubwo ni ukuvuga basangira byose, ntawe wabitsa ibanga ngo arihishe undi. ibanga umwe yamenye aribwira undi. yego, urumva rero aba nabo barakorana, ni bamwe. ikindi ni uko aba yishakira n'uburyo bw'imikorere, kuko abari hariya bari muri MONUSCO barimo barahaha, bitwara neza imbere ya leta ya Kinshasa kugira ngo bongerwe n'ikindi gihe cyo gukorana nabo, cyane ko urabona bari bavuze ko MONUSCO mu mpera z'uyu mwaka hose izaba yatashye nta na hamwe ikiri. ariko uyu munsi iricaye iraganje, yavuye mu majyepfo gusa, muri Kivu y'Amajyepfo, ariko muri Kivu y'Amajyaruguru iracyahari, kandi nta gishya, nta kintu gishya imaze. byari kuba bitunguranye rero iyo avuga ibinyuranye n'ibyo yavuze, kuko nibyo tumumenyereyeho, si ubwa mbere, ni kenshi. iyi si inshuro ya mbere kuba aza hariya akagarukira hariya, kuba ashyigikira uruhande rumwe. ubyibuke ubihuze n'imvugo ngenda mpuza ibintu, ubihuze n'imvugo Tshisekedi yigeze kwivugira ko zaguha akavidewo ke arimo avuga ati amahanga yadutegetse ko twakira aba exfar n'interahamwe tutabambuye intwaro, tukabafungurira amarembo bakinjira muri Kongo, tukabaha ubuhungiro tutabambuye intwaro. amahanga yavugaga buriya nta yandi n'ariya y'Ubufaransa muri kiriya gihe
ni nayo mpamvu bashyizeho kiriya bitaga operasiyo turikwazi. Uyu mugabo rero nta kindi kizima cyamuvaho kirenze iki ngiki. Burya umushakamba nk'umuntu atanga ibyo afite. Yego nibyo, umuntu atanga ibyo afite, ariko nanone ntitugaruka ku ruhande rw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biriya arabitangaza nk'ibiri mu mutima we, ariko nanone byo kugira ngo arebe ko yakigarura imitima y'abaturage ba Kongo bari kuvuga ko MONUSCO nta kintu imaze, nta n'icyo izabamarira, kuko ikitabamariye mu myaka irenga 20 bamaze hariya itagikora uyu munsi, ku buryo bisa nk'aho nk'ibyo bari gukora bigura, ariko nanone bikagaragaza ko ari ibyo baba baziranyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko abaturage bo batabishaka, atari ugushaka kw'abaturage. Abaturage ntabwo babishaka n'ibyo nk'uko ubivuga, ariko ubundi mu kinyarwanda baca umugani ngo nta nduru irwana n'ingoma. Abaturage babishaka batabishaka, leta nibishaka, leta yabo hari igihe bizaba nta kabuza. Nahoze nkurikirana rero icyo abaturage babivugaho, bari bafashe ifoto y'uyu mugabo ahanye akaboko na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Peter Chirumwami Nkuba. Ifoto y'uyu mugabo bayinyuzamo akantu k'umusaraba kugaragaza ko batamushaka. Yego, babishyira mu magambo y'igifaransa, baravuga bati l'arrivée de cet homme, kuza k'uyu mugabo Jean Pierre Lacroix, yego, secrétaire adjoint de l'ONU, et un non-événement, sa présence comme son absence vaut la même chose, car nous avons déjà scellé, confirmé le départ de cette fameuse MONUSCO. Bati kuza kwe no kutaza kwe nicyo kimwe, kuko twe twamaze gufata icyemezo, twamaze kwemeza ko MONUSCO igomba gutaha iwabo. Ngo bagakomeza ngo tous ces politiciens qui veulent tromper la vigilance de la population en cachant la vérité sur le desiderata de tous les mouvements citoyens qui ne veulent plus voir cette MONUSCO au-delà du mois de décembre cette année sont en train de se mordre au doigt. Akavuga bati se mordre le doigt, twabyita ni nko gukora ubusa. Bati aba banyepolitike barimo badushushanya batubeshya twebwe abaturage, bakatubeshya bakatugaragariza ibitari byo, bashaka ko iyi MONUSCO ikomeza ikaguma muri Kongo. Ati twebwe icyo dushaka ko nyuma y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka tutongera kuyibona hano iwacu. Yego, urumva rero abaturage b'abakongomani mu by'ukuri ntabwo bishimiye ko MONUSCO iguma hari iwabo, bashaka ko igenda nk'uko batahwemye kubisaba, kandi nta mugayo. Mbese abantu bapfa igoma bose ibihari, umutekano wabuze hariya yari ihari. Ibyo byose biba by'ibibazo by'abakongomani byose biba ihari, nta kintu yabikemuraho. Yemwe hari na operasiyo yigeze gushinga, gukora operasiyo za operasiyo ijya ibatiza amazina, ngo niba ari Springbok yabaga hariya mu Isake, ariho bashinze ibirindiro, barangije nibo birutse ba mbere. Rero MONUSCO ibyibivuga ni ku magambo gusa, ubundi ikishakira imari igakira, igahembwa amadolari ikigendera, ubundi ikigendera igakira, ubundi ntigire icyo ifasha umuturage wa hariya, akaguma mu karengane. Nk'abo ngabo wabonye uyu mugoroba barimo bazira ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, basahurwa, bahigwa bukware, n'abahora bapfa buri mugoroba. Buriya nta joro rijya rica muri Goma hataguye umuntu, ibishoboka. Kandi uvuze umwe waba upfobije. Reka mvuge umwe, kuko
ushyize mu mpuzandengo bashobora kugera, ntabwo bajya hasi ya 5 kuri buri joro. Ubwo nagerageje kuvuga bake. yego. Urumva rero niba MONUSCO ibi byose biba ibeshya ngo yaje kubungabunga amahoro, ugasanga ibi byose biraba, bikaba ihari nta kintu kiza ntaki, ahubwo yishakira ibiyitunga, ibi ngibi abaturage bafite ukuri ko kuyamagana. Iyo ubihuje n'imyaka imaze hariya nta musaruro ntaki, sinzi niba ijya igira igihe yereka abantu ikavuga iti twageze kuri ibi, ariko mpamya ko ntacyo yabona ivuga yagezeho. Birumvikana. Ngira ngo ibya MONUSCO ntitubitindaho cyane kuko n'ubundi yararambiranye, abanyekongo bigaragambya buri munsi, hari abapfa yaba ku mpande zombi mu myigaragambyo. Rero si igishya kandi bangamiye abanyekongo biragaragara, si ukubeshya, nubwo abungukira mu kuba iri hariya bo bakomeje guharanira kwihaguma. Ariko reka tujye i Rwanda, ko tujye ubwo turabyita i Rwanda kuko ni kwa Perezida Lorenzo. Lorenzo yagize acyahamagara Perezida w'u Rwanda, nyuma yo guhamagara Perezida w'u Rwanda yohereza intumwa kwa Tshisekedi. Iki kintu cyabona bimeze ibiganiro twumva mu matwi yacu bidatanga umusaruro, urabona atari ibyo gukomeza gushengura abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbona Lorenzo yaratsinzwe kandi yananijwe na Kongo, kuko iyo urebye twari tumenyereye ko bajya mu biganiro bigisohoka ukabona imyanzuro iragaragajwe irasinywa. Ariko mu by'ukuri bahuye tariki 14, tariki 15, uyu munsi turi tariki 20, ni ukuvuga hashize iminsi 6. Yego. Nta mishyikirano, nta myanzuro yagaragajwe. Kibaza rero je mbona ahubwo buriya hari ibintu bita guhanyanyaza. Lorenzo azi guhanyanyaza, ugiye gushaka umuntu uzi guhanyanyaza ngira ngo niwe wazana mbere, kuko byaramunaniye kandi yananijwe na Kongo. Ngira ngo ibyari byemejwe byose babihakanye bagisohoka, ni nayo mpamvu, cyangwa babihakanye bakiri mu cyumba cy'inama. Ubwo twabimenye basohotse, ariko bakiri mu cyumba cy'inama niho babihakaniye, byose bikubitwa hasi. Rero agihanyanyaza agahamagara uruhande rumwe akajya kureba urundi. Byonyine no kuba yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola, Antonio Tete, yamwohereje ejo Kinshasa ku itariki 19 nibwo yamwohereje. Bivugwa rero ko yari yabanje guhamagara nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo birumvikana nta kindi yamuvugishaga, ni ibijyanye na biriya biganiro by'i Rwanda. Baza kohereza umuhagarariye nyine, intumwa ye ijyanye ubutumwa i Kinshasa. Yego. Ibi bintu rero, ibi bikorwa byombi, telefona no kohereza intumwa, ubishyize ku munzani ubonaho ikibazo kiri. Ikibazo buriya kiri ku ruhande yatumyeho umuntu. Yego. Uruhande rwamuhagurukije, kuko buriya Bwana Mushakamba, twibukiranye neza, burya iyo umuntu agiye ari intumwa y'umuntu agenda afite bya byubahiro bya wa muntu wamutumye. Yego. Kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo intumwa irarabirwa n'iyo. Yego. Buriya Minisitiri Tete Antonio yagiye afite ibyubahiro bya Lorenzo. Yagiye afite ibyubahiro bya Lorenzo, ko yari yamutumye, yagiye mu mwanya we. Agezeyo rero ntawamenya ibyo bavuganye, ntabwo turamenya mu by'ukuri byari bikubiye, ariko hari umuntu ushobora kuba yabishyize hanze w'umukongomani
ndaza gushakisha neza ndamutse mbibonye tuzongera tukabigarukaho tukabiganirira abantu. yego ari ushobora kuba yabishyize hanze w'umukongomani sindamenya neza ariko ndaza gushakisha. ariko urumva ko niba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahagurutse akajya hariya ikibazo kiri hariya kurusha uko cyaba ku rundi ruhande. birumvikana niba ahandi hakoresha telefone nuko byoroshye binumvikana ibyaho ahubwo aho bitumvikana niho bohereje intumwa. niko bimeze rwose. ngira ngo bigaragaje umucyo. twese icyo twifuza ni uko amahoro yaboneka nubwo byitwa ngo ibiganiro birahari. abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaba bari guhigwa, bari kurara bahunga, bari kwicwa ibyabo babyamburwa mu mujyi wa Goma, bahema bari kwimeneshwa muri Ituri. ariyo mpamvu tuvuga ngo ibi biganiro nibyo gushinyagurira abacyakomeza kubabaza bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ariyo mpamvu tugomba kuzamura ijwi ryacu tukavuga, n'abadukurikira bakavuga bakoresheje platform zose baba bafite, ntibakitinye ibe Facebook ibiki, bavuge turebe ko twarwanya ikibi kiri gukorerwa muri Kongo kandi gikorerwa abantu nkatwe. Bwana Sentama, ngira ngo tugeze no ku musozo w'amakuru yacu. yego nibyo, tugeze ku musozo w'amakuru yacu. reka twibutse abadukurikiraga ibyo twaganiriyeho. yego nibyo twaganiriye ku ngingo z'ingenzi z'uko mu mujyi wa Goma FARDC ibinyujije mu gipolisi cyangwa ubutegetsi bwa Kongo bunyujije mu gipolisi, hatanzwe itegeko ko abashyigikiye cyangwa se abandi bafitanye isano na M23, ubwo n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bagomba gushyirwa mu masanduku bisobanuye kwicwa. rero batangiye guhigwa bukware, amaduka yabo bari gusenwa bakibwa, bari gukubitwa, bari kwirukanwa, bari gusenyerwa ibyabo mu mujyi wa Goma. twageze kandi tukiri mu mujyi wa Goma, twarebye iby'umunyamabanga mukuru wungirije wari ushinzwe kubungabunga amahoro witwa Jean Pierre Lacroix, aho yashishikarije MONUSCO gufatanya na FARDC FDLR ndetse na SADC, ubwo na Wazalendo irimo birumvikana, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa abarundi ba Neva, kugira tujye tubivuga neza abantu batumva ko tuba tuvuga abarundi muri rusange, ko bagomba gufatanya bakarwanya M23. ubwo rero abadukurikiye mwabyumvise ikibyihishe inyuma n'ikigamijwe byose, n'ubundi twavuga ko ari ugukomeza jenoside FDLR yasize itarangije mu Rwanda, aho yahagaritswe n'inkotanyi zabohoye u Rwanda. nibyo, murakoze cyane bwana Mushakamba, ngira ngo tugeze ku musozo. nibyo, yego reka dusezere abatwumvaga, tubabwire ngo ni akagaruka, ariko two kugenda tutabibukije ko kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho mu buryo bworoshye bagomba gukanda subscribe, haba kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, yemwe no ku Muco Wacu TV, kugira ngo amakuru ajye abizanira. abakeneye kandi kudutera inkunga z'ibitekerezo nibagane ahanditse comments, batwandikire, baduhe ibitekerezo byabo kugira ngo bidufashe kubagezaho amakuru anoze neza. Ntama rero bwana Mushakamba, urakoze cyane kuba twafatanije amakuru yo ku mugoroba uyu munsi ku itariki ya 20 z'ukwa 9 2024. nshimiye kandi n'abandi bose badukurikiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.